Igitondo cyiza mwebwe mwese muteze amatwi The Gospel Rwanda, banje kubaramutsa inshuti zanjye. Uyu ni umunsi mushya Imana iguhaye kugira ngo wongere gutangira ubuzima bushya bwuzuye ibyiringiro. Niba ubyutse ufite amaganya cyangwa imitwaro myinshi, humura, Imana iri kumwe nawe muri uru rugendo. Reka dutangire uyu munsi dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ko watwongereye undi munsi w'ubuzima. Uyu munsi tuwutangiye tukwiringiye kuko ari wowe soko y'amahoro n'imbaraga. Mana, uyobore intambwe zacu, aho umutima wacu ufite ubwoba uhuzuze amahoro, aho ducitse intege utwongerera imbaraga, aho twumva icyizere dufite ari gikeya utwongerera icyizere, wongere utwibutse ko utaratureka. Data, turagusabye ko uduha umugisha uyu munsi mu kazi kacu, mu muryango yacu no mu nzozi zacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene data, ujye winjira muri uyu munsi ufite kwizera ko Imana iri imbere yawe. Niba iri sengesho rigukomeje umutima, risangize abandi kugira ngo nabo batangire umunsi bafite amahoro n'ibyiringiro. Imana iguhe umugisha muri uyu munsi wawe.